Yego Bikira Mariya naramubonye rwose n'amaso yanjye, ubu mureba muvugana ariko adahagaze hasi, ari hejuru mu kirere mu rumuri nko muri metero enye. Hari ubwo nyine yazaga antunguye cyangwa adutunguye atigeze atubwira, ariko ukabanza kubona nk'ibimenyetso, akenshi ukabona bimeze nk'imirabyo, ubundi ukumva ufite imbaraga zidasanzwe. Hakaba nubwo atuha randevu, mbese akatubwira igihe azazira, itariki, isaha n'ukwezi. Ibyo tukaba tubizi kandi harimo igihe. Yatweretse rero byinshi biteye ubwoba, atwereka ubwicanyi ku isi, atwereka n'ubwicanyi ndengakamere mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uwo munsi rero ibyo yatweretse byose biteye ubwoba kandi bibabaje cyane, byanatumye arira nawe kuri uwo munsi mukuru. Nyine yatubwiranaga agahinda gakomeye cyane. Ibyo byose yabitubwiraga twari abana, ntabwo twumvaga ibyo ari kutubwira, ariko tukababazwa n'ukuntu yatwiyeretse ameze. Ubwo rero nyuma y'imyaka 12 nibwo twahuye nabyo mu gihe cya Jenoside. Tubibonye duhita tubona n'ibyo twabonye kuri Asumusi 42. Yego Bikira Mariya naramubonye rwose n'amaso yanjye, anyiyeretse ku itariki 12 z'ukwa mbere 82. Bikira Mariya kugira ngo umuvuge ese ntabwo byoroha, kuko uburyo ameze, afite isura nziza cyane, ni ukuvuga umubiri mwiza urenze uko iyacu imeze. Ni umuntu wuzuye, ubu mureba muvugana ariko adahagaze hasi, ari hejuru mu kirere mu rumuri nko muri metero enye. Afite ubwiza rero busumbye ubwacu, si umwirabura, si umuzungu, si umuhinde, si umwarabu. Afite mbese umubiri mwiza urabagirana, mwiza cyane. N'imyenda ye ni igishura cy'ubururu gitwikira umutwe kikagera ku birenge, imisatsi ntiboneka, n'ikanzu y'umweru igera ku birenge, ariko byiza nanone bisumbye iby'imyenda yacu. Afite ubwiza udashobora gusobanura. Turamureba ariko kumuvuga ngo ameze gutya wamusobanura mu isura ye biraturenze, aba ari mwiza bihebuje. Bikira Mariya nyine yampaye ubutumwa bwo kuguma hano, yabimpaye kuri 24 z'ukwa gatandatu 1942, abisubiramo kuri 3 z'ukwa 12 1983. Ambwira ati uzaguma ikibeho kugeza igihe nzashakira. Byo senga usabira isi ugiye kugwa mu rwobo, usabira abihaye Imana, kandi usabira roho mu purgatori. Ubwo rero ubwo butumwa yampaye ndacyabukurikiza, kandi nakomeje kubahiriza nguma hano, kuko mpamvu ari ikintu kidasanzwe. Ngiye nko kwivuza ari nabwo ari uko ari nagize transfer, ubundi mba ndi hano. Ubwo rero kugeza igihe Bikira Mariya azashakira. Hatuji hapa bure. Kanisa Katoliki linajua, mpaka Vatikani inajua kwamba Afrika, Kigali, Rwanda, kuna Mama Maria alitokea Kibeho. Nimefika hapa Kibeho kuja kusali, na kitu yenye imenituma nikuje kusali hapa, nimesikia ushuhuda mbalimbali za watu wenye wamefika hapa wakisema kama ukienda Kibeho na uko na sala zako, na ukikuwa na nia moja na unaamini kwa Mungu, kupitia Bikira Maria wa Kibeho unapata majibu mbalimbali.